tuti runamo ejo bongera urundemo rundamo iyo nkurikiye ukumva ijambo ntubura kwibaza ibibazo bibiri rundemo iki ariko naje nkumara amatsiko nerekeje mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu akagari ka Gihinga ngera mu gasantere gato kitwa Rundamo ahurira n'abahatuye kuva mu 1970 n'abahavukiye yemwe n'abahashatse ubu bakaba bageze mu zabukuru anyereka agatebe mpina umugongo turaganira reka ntangirire kuri Barayagamba Joseph w'imyaka ikabakaba 60 na Mbarushimana Emmanuel wahavukiye akaba afite imyaka isaga 50 muri 85 nibwo nahageze nasanze hitwa Rundamo usesenguye mbajije n'abambanjirije kuhagera Rundamo iryo zina ryaturutse ko aheraga imyaka cyane amasaka twahingaga amasaka ya Mitsingi ya Ruyongo n'andi yitwa Kijeje ubwo noneho hari n'ubutaka bwiza cyane ku buryo umuntu umwe yapakizaga nka toni yose imodoka zaza tugapakira ndetse akaba nasigaye tukavuga tuti none bunejo nimugaruke tuzongera turundemo noneho rero izina riza gukura rityo ribarundamo twizaga n'ibishyimbo cyane tugapakiramo noneho hariho n'akari ibyiniriro twabyinaga tuti rundamo ejo bongera urundemo ugasanga rero kurundamo iyo myaka mu modoka rwose narahavukiye ngewe ahangaha muri 72 nibwo navutse ubuhinzi nyine bwari busakaye nyine guhinga bahatuye imbere n'ubundi bari bahaje baturutse ahantu bita mu Buganza kuko hari ishyamba ubundi imbere aho abaturage bari batuye mu murenge twedekanyije wa Nyamirama hagana za Musumba aho hepfo hari nk'ishyamba ariko abantu baza baritemurura noneho bakazanwa n'ubuhinzi bagundamo rero umuhinzi wahingaga mbere cyane agahingira ku gihe yasaruraga tone 4 z'amasaka nta fumbire urebye n'ibijyanye n'inka ntabwo zari zihari cyane cyangwa se ubworozi usiye wenda nk'amahene ni ukuvuga ngo hari ubutaka bw'umwimerere bwagiye bushenyeramo na bya biti by'amashyamba ku buryo bweraga neza ubwo rero Rundamo ni uko yaje irundamo amasaka bashyira mu modoka ariko nyuma yaho haza kuboneka umuntu abantu babiri bahubaka inzu imwe barayigana bakaza bakanywa Nyirabakiga Speransia umukecuru w'imyaka 76 nawe iyo santre ikaba yaravutse abona wiyongeraho ko Rundamo kwari ukurunda imyaka igurishwa mu modoka zaje kuyipakira ariko no kurunda mu icupa icyo kwita inyota kubejeje Bugani Gihinga nafukiye Rwinkwavu Rundamo se banawe barunzemo imyaka mu modoka imyaka gusa cyari kibaya kibamo inyamaswa nyinshi mbogo impara n'imparage byinshi haza kuza kubaho guturwa hatangiye guturwa hirya no hino ubwo ibiti babitemye batangiye kubatura muri 70 hanyuma haza kubaho gahunda yo kubona akabari kahageze bwa mbere kakimara kuhagera babahinzi bagurishije imyaka yabo barunze mu modoka bakajya mu kabari bakavuga ngo rundamo irindi cupa kurundamo imyaka nibyo babanzaga hanyuma bakarundamo n'icupa n'ubwo buryo habaye Rundamo hari habanjemo izina ryitwa Kazarusenya kubera ko abagabo bajyanaga inzoga mu kabari basengereje bakazinywerayo noneho umugore yataha umugore yamubaza amafaranga akayabura akamubwira ngo ntibarayampa bikabyara amakimbirane noneho baza kuvuga bati noneho kano si akabari ni Kazarusenya izina rya Kazarusenya rero ntiryafashe haje gufata Rundamo kuko Rundamo yavugwaga inshuro ebyiri warundagamo imyaka ubundi ukarundamo akayoga Rundamo ni agasantere gato ariko gafite inyota yo kwivugurura no gutera imbere cyane ko hari amashanyarazi hakagera n'umuhanda nubwo udatunganye neza umukuru w'umudugudu wa Rugunga tugira amahoro Joyce ari nawo iyo santere barizwamo afite inzozi z'iterambere ry'uyu mudugudu imbaraga zizaboneka dore ko nyakubahwa perezida wa repubulika nawe aturebera buriya muri iyi minsi byari bitewe n'amapfa ariko wabonye ko batangiye kubaka inzu zikomeye buretse ko wenda twagize ikibazo cy'imyubakire muri Gihinga ntabwo biri kugenda neza kuko babaye baduhagaritse ariko umunsi babiteguye neza igishushanyo mbonera kikaza neza twese tuzubaka hatera imbere rwose nuhareba usange hameze neza kuko dore ubu leta yaratwibutse baduhaye igishanga duhinga umuceri abantu bari gukirigita ifaranga John Bishampaka Radio Rwanda Rundamo mu murenge wa Rwinkwavu w'akarere ka Kayonza
winjiye mu kabari gufata